Muri iki gitondo Yesu twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza. Urakoze Mana ko wemeye yuko uduha umunsi mundi mushyashya ku buzima bwacu. Urakoze kutwongerera undi munsi ku buzima bwacu. Mana, hari abantu benshi baryamye bakaba batabyutse, ariko twebwe wongeye kuduhereza umunsi mushya ku buzima bwacu. Ishimwe ni iryawe Mana, ishimwe ni iryawe Mana. Ni ukuri turagushimye Data, tugushimye kuri Imana idukunda kandi ihora itwitaho itugirira neza. Ntabwo twari tuzi yuko dushobora kubona ayandi manywa tukabona bukeye, ariko urabikoze kuko udukunda, kuko uri Imana. Shimwa rero, habwa icyubahiro. Nuko rero Data, dore turabyutse, tugiye kujya mu mirimo itandukanye, turakwereka uyu munsi kugira ngo uwo munsi uwuhagararemo, uturinde ikibi cyose n'igisa nacyo, urinde intambwe z'ibirenge byacu, aho tugiye kwirirwa tuzerera mu iyi si, aho tugiye kwirirwa mu kazi, mu mirimo itandukanye, mu ngendo, mu bintu byose tugiye kujyamo. Uwiteka utubera Imana, irirwana natwe, ubane natwe, ugendane natwe, uturinde impanuka zitandukanye, uturinde ibyago bitandukanye, uturinde kumva inkuru mbi. Oh Mana nziza, uyu munsi uba uw'amahoro, uyu munsi uba uw'ibyishimo, uyu munsi utubere umunsi wo kumera neza, uturinde indwara, uturinde ibigeragezo bitandukanye, uturinde Yesu, udushyire mu mababa yawe, twibere mu mababa yawe. Oh Yesu, duhe kugendera mu nzira yawe uko ubishaka, tugume mu bushake bwawe. Urinde iminwa yacu kuvuga ikibi, urinde iminwa yacu gucumura, urinde iminwa yacu kunegurana, urinde iminwa yacu kuvuga ibyo udakunda. Ahubwo Nyagasani, akanwa kacu kaba ko kugushima uyu munsi, kaba ko kuguhimbaza, kaba ko kuvuga izina ryawe, kaba kuvuga ibihesha abandi umugisha, kaba ko kuvuga ibigirira abandi umumaro. Oh Mana nziza, nituvuga ugaragare, nitugenda ugaragare, abatubonye bose batubonemo Imana, abatubonye bose batubonemo ko wadupfiriye ku musaraba, ko dutera ikirenge mu cyawe. Oh Mana nziza, uri Imana ibikora. Tuzi ko iyo ukinguye nta kikunanira, iyo ukinguye ntawe ukinga. Turakwinginze, hariho abantu benshi bafite ibyifuzo, harimo abantu benshi bafite ibyifuzo byo kujya gushaka akazi, aho bagenda imbere ubakingurira imiryango y'akazi, ubakingurira imiryango ya bizinesi, ubakingurira imiryango yo kubona icyo bashaka, ariko byose bibe mu bushake bwawe. Ubahereza ibivuye mu biganza by'umugisha, mu biganza by'amahoro, mu biganza biramba, mu biganza by'umugisha. Oh Yesu mwiza, ni ukuri ubikore. Udutandukanye n'umwuka w'icyangiro, udutandukanye n'umwuka w'ubukene, udutandukanye n'umwuka w'inyatsi, udutandukanye n'umwuka w'impanuka. Ibyo bintu bigende bitube kure. Uyu munsi tugushyize imbere ngo twirukanire iyo myuka yose mu izina rya Yesu, twirukanire iyo myuka yose mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe nizize zikore, ziyobore uyu munsi, maze Yesu, aho tugenda, aho twicara, tuhagusange. Abantu duhura nabo batubera ab'umugisha, abo tuganira nabo, aduhamagara ku matelefone, batubera ab'umugisha. Fungura imigisha y'uyu munsi, fungura imvura y'umugisha y'uyu munsi, ufungure imvura y'umugisha y'uyu munsi, maze igwire ababi n'abeza. Mana nziza, twongeye kugusaba ngo uyu munsi utubere umunsi w'amahoro, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'inkuru nziza, umunsi wa kado nziza, umunsi mwiza. Yesu turagusabye, bari uwuyobora, kandi Mana ugumye ubane natwe mu izina rya Yesu. uri Imana ibeshaho, imibare yawe itandukanye n'iyacu. Ntiwigeze ubura uko ugira, ntiwigeze ubura aho ukura, ntiwigeze ubura uko ugenza. Watugishije ubwoko bwawe Mana mu butayu imyaka 40, igikoni cyo mu ijuru kitarareka guteka niba haba n'igikoni, ariko warabagaburiye kugeza igihe bagereye i Kanani. Urabifite, ufite ibyo kurya mu bubiko bwawe, ufite imyambaro mu bubiko bwawe, ufite amafaranga mu bubiko bwawe. Reka umugozi w'imyenda ucikagurike,
uburetwa butuma umuntu ahora yizengurukaho ashaka gukora ngo yiteze imbere, agafata kredi ngo atere imbere. Ari ugutera imbere mwama, atari no kuryoshya, bikanga bikagaruka aho yatangiriye. Warasezeranye mwama w'abantu uzaduha umugisha, uzaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Ijambo ryawe rivuga ngo ntituvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Waravuze ngo isi ikiriho ibiba n'isarura bizahoraho. Umugisha babibye umwanzi akanyaga umusaruro ntibasarure. Baha umugisha mwami, ubaha umugisha, uhindure nyuranye ibihe. Turahamagara mwami, turatwikurura, ubwenge bw'abacu bwatwikiriwe. Ijambo ryawe rero tubwira ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu. Waduhaye ubutware, uduha ubushobozi bwo gufatamira ibitekerezo tukabigomororera Kristo, tukabiguha data. Turafatamira ibitekerezo by'abahungu baheze mu rumogi, ibitekerezo by'abakobwa baheze mu tubari. Turafatamira ibitekerezo by'abagabo bataye amago yabo. Turafatamira ibitekerezo by'abagore bazerereye, bataye imiryango. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubwenge buzima bubagarukemo, ubwenge bwabo butwikururwe mu izina rya Yesu. Ibikorwa by'umwanzi uyu mwanya byamburwa imbaraga ku buzima bwabo, ku buzima bw'abacu, abo dufitanye isano y'amaraso, abo dufatanye igihango, alliance y'urushako no gushakana, abo mu miryango, inshuti zacu za bugufi. Ubwenge bwabo butwikururwe mu izina ryawe Yesu. Ubwenge bw'ababyeyi bataye imiryango, bataye abana, badahagaze mu nshingano, uyu mwanya butwikururwe mu izina ryawe Yesu. Suka imbabazi mu mitima mwami yabatakaje izo mbabazi, yabatakibategereje. Reka ngusabe ntagire ikintu na kimwe urekura mu bintu uzi neza ko byari byiza wahawe n'Imana. Ibintu uzi neza ko ari byiza ntagire ikintu na kimwe urekura. Wirekura abana bawe, wirekura umugore wawe, wirekura umugabo wawe, wirekura n'ubuzima bwawe ngo uvuge ngo nibyo n'ubundi nubwo nataha iki gihe cyo gutaha si cyo gihe cyo gupfa. Ese urumva warakoze ibyo wagomba gukora byose? Wigira ikintu na kimwe urekura uzi neza ko wari warahawe n'Imana. Wikirekura. Isi yo mu mwuka iri reyeri, inshuti z'Imana. Isi yo mu mwuka irafatika. Isi yo mu mwuka ni y'ukuri. Imana ikorana natwe, na Satani yajya kutubasha korana n'ibitekerezo byacu. Niyo mpamvu urugamba rukomeye gutsinda rwo mu mwuka. Niyo mpamvu ukwiriye kugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe kugira ngo rivugurure imitekerereze yawe, ntiwakire ibinyoma bya Satani. Wirekura ikintu cyose uzi ko cyavuye ku Mana. Umugabo yabaye amaze imyaka ingahe yaragiye, wimurekura. Umugore yabaye amaze imyaka ingahe yaragiye, wimurekura. Umwana ntuzi niyaba, wimurekura. Wibirekura mu mutima wawe, wibirekura mu bwenge bwawe. Ni wowe Imana izakorana nawe, urugamba rwo mu mwuka ukarutsinda. Wirekeraho kwizera, wirekeraho kwiringira, wirekeraho kwizera ko izo ndwara zagenda, wibirekeraho. Data turagushimye, Data tuguhaye icyubahiro. Twakiriye iyo imitima y'imbabazi yo kubabarira abagabo bazaba bagarutse, yo kubabarira abagore bazaba bagarutse, yo kwakira abana bazaba bagarutse. Imitima itarekuye imigambi myiza, itarekuye ibyiza udufitiye. Imitima itarekuye, imitima itegereje ibyiza, imitima itegereje kwibona nta ndwara n'imwe ari mutaraga, atararira ibinini. Imitima igundira ibyiza waduhaye, imitima igumana imigambi yawe, imitima itarekura ibyo udutekerezaho. Yesu urakoze ko ibi bintu byose wemeye ko biba. Urakoze ko ibi bintu byose wemeye ko biba.